ndabasuhuje inshuti zanjye munkurikira cyangwa se mudukurikira kuri channel yacu Bosco Iragena Official. Nkuko mwabibonye kuri afishe nari nabasezeranije ko uyu munsi kuwa kane dutangirana twigana isomo rya gitari, ko ducuranga gitari acoustique. Nanabashimira ko munkunda mugakurikirana n'ibyo nkora, arabajya babimbwira nanjye ndabakunda, mu by'ukuri niyo mpamvu nkora ibyo nkora, mudutera courage nyine bigatuma turushaho gukora tukanatekereza ibindi byiza twabagezaho. Twihuse rero, wenda mbere ko mbageze isomo ry'uno munsi, nagusaba ko utakwihutisha. Ari nyine abantu bakunda kwihutisha ngo bahite bagera ku masomo, ariko ni byiza ko nibi ngibi nabyo ubyumva, kuko kugira ngo nyine ubashe kuzagera ku rwego rwiza, kugira ngo wumve neza amasomo ndi bukwigishe, nuko ubanza kumva ibi bibanza cyangwa se iyi introduction. Icyambere nuko ngusaba ko wampa amezi atatu nkurikirana buri wa kane, cyangwa se waba byawacekanwe ukareba video nashyizeho nyine ukiga isomo nashyizeho, hanyuma ugize ikibazo ukanyandikira muri comment section, izajya bifunguye kugira ngo umenye n'iki cyo gukosora nihe nanoza. Ikindi nuko nababwira no kwiga gucuranga by'umwihariko gitari bisaba kwihangana, kuko bisaba ko ukora izi ntoki dukoresha zikavaho uruhu ruba ruriho rwa mbere, hakaza uruhu rukomeye kuri nyine ufata imirya neza bitakurya. Ibyo rero biva mu gukora imyitozo. Nabakoreye tutorial ibanza yerekana imyitozo y'intoki wakora, ikagufasha kumenyereza intoki ku buryo ubasha gufata amanota nyine ugakora neza nta kibazo. Hanyuma amasomo tugiye kwiga uyu munsi cyane nabateguriye ni amasomo 3, ari aya ngaya ari hano. Ibice bigize gitari ngiye kubabwira, ariko ngibi hano ndabivugamo nabisoma kuri screen biriho, mukurikire neza kandi ndabizi ko muri abanyeshuri beza. Ni byiza ko ubuzi uburyo bafata gitari, kuko ntago iyo utazi uburyo babifata no kwicuranga birakugora. Bagomba kuba kuyifata ukayitereka hano imbere yawe gutya, then kano kaboko k'indyo kakazana kakaba kariho hejuru gutya, ak'imoso naho kakaba kameze gutya, uko nguko nyine ubona, ku buryo nyine ijosi cyangwa se neck ya gitari uyifashe neza. Nuko nguko ugomba kuba gitari yawe uyifashe nuko. Hanyuma utangiye gucuranga rero nibwo umanura amaboko ukayashyira nyine hagomba kujya, niba ari ku manota, niba ari gusiraminga hano n'akaboko k'indyo n'ibindi. Ni byiza rero kumenya uburyo bafata gitari neza, apana gusanga wifashe ukuntu cyangwa se gutya, ngo hari n'ababa bayifashe gutya. Wapi, ugomba kwifata neza nyine like this nguko. Twinjiye mu isomo rero ryacu nyirizina, uyu munsi nateguye ko twiga ibintu nka 2 cyangwa se 3 gusa. Turiga ibice by'ingenzi, kuko gitari igizwe n'ibice byinshi, ibice by'ingenzi bigize gitari. Hanyuma twige n'amazina y'imirya. Ibyo ni ibintu bibiri tuzakenera cyangwa se dukeneye, kuko ntabwo wakwiga ikintu utazi. Ugomba kubanza ukamenya icyo ugiye kwiga ni iki, kigizwe n'ibiki, hanyuma ukiga no kugikoresha. Gitari yacu rero igizwe n'ibice by'ingenzi 3, ariko hari n'ibindi byinshi nyine bikubiye muri ibyo 3. Icya mbere nicyo twita headstock cyangwa se umutwe. Ni uguhera hano gusubira hano hejuru nyine, uyu ni uwo twita umutwe cyangwa se headstock. Hakaza none icyo twita neck, ni ukuva hano kwaza ukagera hano, neck cyangwa se ijosi mu kinyarwanda. Hanyuma hakaza icyo twita body niyo iyi ngiyi muri kubona aha ngaha, iki gice nicyo twita body. Hanyuma utundi tuntu tw'ingenzi wenda muri pariti cyangwa se mu bice bya gitari nababwira nuko utu ngutu muri kubona, utu tutwita tuners, ni utugufasha nyine kurega imirya. Hanyuma hakaza icyo twita nut ni kano kantu gahuza umutwe n'ijosi. Hanyuma hakaza n'ibyo twita frets ni uduce cyangwa se n'utuduce, aka niko twita frets. Hanyuma hakaza nicyo twita sound hole cyangwa se umwenge, ari uyu nguyu muri kubona aha ngaha, uyu utuma nyine ijwi ufashe umurya
umurya birangira bigaca muri uriya mwenge, hanyuma hakaza ibyo twita bridge. Bridge ni kano kantu gafasheho imirya ikanafata kuri tuners hano hejuru. Nibyo bice rero by'ingenzi ukwiye kumenya bya gitari dukoresha ducuranga. Ugomba kuba ubizi rwose muvandimwe. Apana gucuranga, hari abantu usanga bacuranga ibyo acuranga atazi amanota acuranga, cyangwa se n'ibice bigize instrument acuranga atabizi. Umuntu usobanutse akwiye kumenya ibi bice cyangwa se bigize ikintu acuranga, kuko nshaka kubigisha muzike mu buryo buri professionnel cyangwa se mu buryo nyine busobanutse. Hanyuma rero iryo ni isomo rya mbere. Hari n'ibindi bice nyine byinshi, ariko nyine nashatse ko mumenyamo ibyo bice by'ingenzi, at least ukabuzi ibice by'ingenzi by'ibanze bigize gitari. Icya kabiri twihuse, nshaka gukoresha umwanya muto kandi nkababwira ibintu by'ingenzi. My friends, mukurikirane amasomo yanjye, ndabizeza ko nyuma y'amezi 3 turi mu kwa 7 mu kwa 10, ndababwiza ukuri ko wowe nkurikiye uzaba rwose ushobora kuba wacuranga indirimbo uzaba ari rwose wacuranga indirimbo kandi bizakunda. Ndabizi muzanshimira nyuma. Wowe ureba ino video kugeza irangiye kandi n'izindi zose ujye uzikurikirana ntizikagucike. Hanyuma isomo rya kabiri ni ukumenya amazina y'imirya. Imirya igize gitari tuyibara duhereye ku murya wo hasi, uyu mutoya unanutse niwo twita uwo murya wa mbere, hakurikiraho wa kabiri, wa gatatu, kugera kuri uyu murya wo hejuru mu byibushye kurusha indi yose niwo twita ko ari uwo murya wa gatandatu. Ayo ni amazina y'imirya dukurikije imibare cyangwa se dukurikije uko imirya ikurikirana. Hagakurikiraho noneho icya kabiri, amazina yayo nyirizina uko yitwa. Uyu murya wa gatandatu munini ubyibushye n'uwo hasi, iyi yombi bayita i cyangwa se e mu Kinyarwanda, i mu Cyongereza ni i, mu Kinyarwanda ni e, byandika nka e. Hanyuma niyo bita cyangwa se ni imirya bita mi mu Gifaransa. Mwumva bajya bavuga ngo mi ni ibiri. Hari uyu nguyu nyine wa gatandatu ubyibushye cyangwa se wa base, kaza n'uyu nguyu wa octave hejuru, mi. Hakurikiraho noneho uyu murya wa gatanu tuwita a, cyangwa se mu Kinyarwanda icyo twandika nka a. Mu Gifaransa nicyo twita la. Hakaza noneho ukurikiyeho wa kane ariwo twita d cyangwa se da mu Kinyarwanda. Hanyuma mu Gifaransa tubyita re. Hakaza uyu nguyu wa gatatu ariwo twita sol, ubwo ni mu Gifaransa. Kinyarwanda tuwita nako mu Cyongereza tuwita g. Hanyuma mu Gifaransa tukabita sol. Hakaza noneho uyu nguyu ukurikira wa nyuma twabanye bita i, uyu nguyu ubanziriza wa mbere niwo twita b mu Cyongereza cyangwa se c mu Gifaransa. Kugira ngo mutabivanga, reka mbanze mbibwire mu Cyongereza babwire no mu Gifaransa, kinamwe ko mbisha mu buryo buri professional cyangwa se bw'abanyamwuga. Hari wa gatandatu tuwita i. Hakaza tugendane ubivuga nawe, hari i, hakaza a, hakaza d, hakaza g, hakaza b, hakaza nanone i. Hanyuma icyo ni Icyongereza. Igifaransa uyu nguyu wa gatandatu tuyita mi, uyu ukurikiyeho tukawita la, ukurikiyeho tukawita le, ukurikiyeho tukawita sol, uyu nguyu ukurikiyeho tukawita bivuge twumve, iyo twabonye ko tuyita c cyangwa se ni c mu Gifaransa nyine cyangwa se b mu Cyongereza. Uyu wo hasi nyine twabonye ko ari kimwe n'uyu hejuru, yose tuyita mi cyangwa se i. Nizere ko rero nshuti yanjye ukurikiye amazina y'imirya ni ingenzi cyane. Hari umuntu usanga acuranga ariko atanazi amazina y'imirya. Ibyo rero ntabwo ari kwiga umuziki neza. Hanyuma isomo ry'ubutaha tuziga noneho amanota y'ingenzi 7 agize umuziki.
hanyuma niba iri somo hari icyo ryagufashije ukaba wumva wungutse, ntiwibagirwe gukanda subscribe. Ikindi ntibagirwe gusangiza bagenzi bawe bakunda umuziki, kandi ubutaha tuziga andi masomo meza cyane rwose. Kurikira aya ngaya harimo amanota y'ingenzi agize umuziki n'ibindi muzamenya icyo gihe. Iri somo rizaba ryiza cyane, ndabasezeranije. Weho ntuzacikwe. Sawa, ndabakunda, Imana ibahe umugisha.